iyi modoka nyambo yajemo ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Mw'abantu mwe nubwo twanenga twakora iki cyose, umunsi w'ejo nyambo yaratwemeje. Nyamba akoze icyo nakita ngo acimaka, afashe iminwa yacu ayishyira akantu ngo muceceke. Witwa Nyambo akoze amateka abantu banze kuvuga, kubera ko ibyo Nyamba akoze hari benshi byananiye. Mw'abantu mwe ni benshi bari muri sinema nyarwanda b'abakobwa bamaze iminsi myinshi cyane, imyaka myinshi, ariko batarakora ubukwe cyangwa umurenge nk'uyu nguyu Nyambo akoze. Munyemerere twinjire ku byaranze umurenge cyakujya mu rukiko kwa Nyambo. Ibyaranze turibanda ku byiza, dore ko nta n'ibibi byahagaragaye rwose mw'abantu mwe, ariko twabonye ko hari abantu mubana uyu munsi, ariko wamara gutera imbere mugashwana, kuko Nyambo inshuti za hafi babanye bazamukanye. Hari benshi batagaragaye ku rukiko, aho Nyambo rwose ubona ko rwose we yaje avuga ati gahunda nimwe nukuza mu rukiko nkaca imaka kubanciriye urubanza, ati nago nzashaka kubanciriye iteka. Nyamba akoze amateka atarakorwa n'undi muntu wese, kubera ko n'imodoka yagenzemo Nyambo ubwayo ni amateka. Ndabyinjiraho, reka mere inyuma cyane. Byavuzwe ko Nyambo yaterewe ivi, byabaye mu ibanga. Tubona Madamu Rusine bose bagiyeyo, tubona inshuti za hafi zagiyeyo. Ni Nyambo wafashe ibintu bye akabishyiramo ubwenge afite mu gukina filime, ndetse akabihuza nuko uyu munsi iyo umuntu asheze cyangwa ashegeye ibintu akabyerekana, abisi barabyangiza. Nyambo yaterewe ivi, abantu ati se Nyambo ko aterewe ivi birashoboka, ati se ex we biragenda gute? Byarabaye mwese murabizi. Nyuma yo gutera ivi Nyambo amagambo yawe menshi cyane, ati harohemukiye. Ariko mw'abantu mwe kababwira ikintu kimwe gusa, uyu munsi mu rukundo ntago umenya ati se niba umunsi ukundana n'umuntu tuzabana. Niba ukundana n'umuntu mutarabana nyine menya ngo isaha n'isaha z'umutwara, byo ni ibintu bisanzwe mu rukundo, kubera ko iyo urebye uburyo inkundo z'iyi minsi zimeze, abasore benshi baratereta, ariko ugasanga kurongora cyangwa gushaka umugore birabananiye. Niyo mpamvu rero iyo haje umusore uriseriye, haje umusore ufite gahunda, usagashiri wawe atwawe na wa musore ufite gahunda. Nibwo Nyambo yaterewe ivi rero abantu benshi bagenda babigarukaho, ati Nyambo aragiye, ati se ko ababesto byaravuzwe cyane murabizi. Ariko icyanunguye nuko Nyambo uburyo yabyitwayeme n'umukobwa uri karume, utavuga menshi, uvuga amagambo make ariko ibikorwa bikaba byinshi cyane. Nyambo ni Nyambo wagize amagambo make ahubwo gira action cyane, ibikorwa byinshi cyane mu byo yagiye akora cyane. Nyambo rero tujye ku munsi w'ejo, ndamya ko abari babizi n'imbarwa, ariko barabwiranye, baraza bajya ku rukiko. Ni Nyambo wagaragaye mu isura y'umugore wishimye uko yabyivugiye. Yaravuze ati niba ari umugore wishimye uyu munsi ufite umugabo nshaka, na wundi ni Nyambo. Ati ndishimye, mfite umugabo nkunda, mfite umugabo nasengeye nifuje w'inzozi zanjye. Ati nawe uri rwose ni Nyambo. Ni Nyambo rero waje ku rukiko, ubwo ndavuga ku rukiko, iyo mvuze ku rukiko cyangwa ku murenge, ubwo nyine yaje gutera igikumwe. Yaje agaragiwe n'abakinnyi batandukanye ba filime. Nabonyemo Kiraman, nabonyemo Nsabi, nabonyemo Kibonke, nabonyemo Rufonsina, nabonyemo Mitsutsu, ndetse n'abandi benshi, abanyamakuru nka bacita bari bahari, ndetse na benshi batandukanye, abayutuba baba benshi cyane. Ni Nyambo ubona ko rwose yaje yarateguye ubukwe bwe. Ni Nyambo wateguye ubukwe bwe, kubera ko Nyambo rwose hano yatwemeje. N'abatemera tujye twemera mw'abantu mwe. Niba umuntu akwemeje witinda kwemera, kubera ko ibyo Nyambo yakoze ni ibintu bidasanzwe. Ni ibintu nakita yuko uwitwa Nyambo rwose akuye indabo ze. Ibyo yakoze
kuri njye ni amateka nk'umukobwa wavuye mu cyaro akaza muri Kigali, akaza agakina filime bikamuhira, akitwararika akajya mu nkunda ariko ziswe ububesto akazicamo amahoro. Uyu munsi Nyambo ejo akaba yaraterewe cyangwa yarambitswe impeta, ndetse agatera igikumwe mu rukiko imbere y'abantu ndetse n'isi yose muri rusange. Ni Nyambo mu myambaro yari yambaye, uburyo yari yambayemo, ndavuga ati wow, Nyambo congratulation, Nyambo wari wambaye neza cyane. Wa mugani mvuze yuko iby'Imana ishaka ibikora mu buryo bwayo kandi bwiza. Nibyo Nyambo rero Imana yamukoreye, imuha umugabo yifuje nk'uko yabyivugiye mu mashusho ku munsi w'ejo, avuga ati mfite umugabo nasengeye, nsengera imyaka myinshi munsengera, ati baba besto bose bwaragahezo byari ibisanzwe nk'uko mu rukundo byagenda. Nyambo uburyo yari yambaye byari yambaye neza cyane, yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'inkweto ubona ko rwose zimufashe kandi nziza. Ni Nyambo wagaragaye rwose yishimye asekera umwisi n'umugenzi. Nk'abantu mweburiye kuko ubukwe buraryoha cyane, ubukwe buraryoha cyane bitewe n'uburyo rwose Nyambo ku munsi w'ejo yari ameze. Umugabo we yari yambaye ikote ry'umukara rwose, yambaye ikote ry'umukara, inkweto z'umukara n'abacongo y'umukara rwose nziza cyane, yambaye neza cyane nk'umugabo nyine ukwiriye inkumi nka Nyambo. Urebye uburyo bari bameze ku murenge, urabona ko rwose barameze neza cyane, bakeye cyane rwose, nk'abantu biteguye ubukwe bwabo. Uyu witwa Nyambo, impamvu navuze ngo Nyambo nagasanzwe, Nyambo imodoka yajemo niyo itwara perezida wa Amerika Donald Trump. Imodoka Nyambo yajemo niyo itwara perezida wa Amerika Donald Trump. Iyi modoka Nyambo yajemo ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Mw'abantu mwe nubwo twanenga twakora iki cyose, umunsi w'ejo Nyambo yaratwemeje. Nyambo akoze icyo nakita ngo acimaka, afashe iminwa yacu ayishyira akantu mu ceceke. Yaje modoka ya miliyoni 500. Iyi modoka Nyambo yajemo ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Mw'abantu mwe nubwo twanenga twakora iki cyose, umunsi w'ejo Nyambo yaratwemeje. Nyambo akoze icyo nakita ngo acimaka, afashe iminwa yacu ayishyira akantu mu ceceke. Yaje modoka ya miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni Nyambo umugabo we, imodoka bajemo ubwayo yitwa ngo Cadillac Escalade. Ni imodoka ihagaze agaciro ka miliyoni 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ni Nyambo ukina filime, uyu ni Nyambo uciye impaka mu Rwanda. Abatemera kuki mutemera, habaye ikigo twemera uyu munsi ko umuntu akoze ibyiza kandi akoze ibintu bidasanzwe. Ni Nyambo werekanye yuko umukinnyi wa filime akuye agaciro. Ni Nyambo waje ku rukiko, imodoka zirenga 100 zimuherekeje. Ibi nimbivuga wumve neza ko uwitwa Nyambo acimaka, afashe babanzi be akabazibya, akavuga ati mwicare mwige ahubwo mukore cyane. Tukiri ku byaranze urukiko rwa Nyambo, ni Nyambo weretswe urukundo yuko akunzwe n'abantu, kandi Nyambo afite inshuti za hafi zimukunda. Ariko ni na Nyambo weretswe yuko n'abantu babanye hari igihe mugatandukana, kubera ko inshuti magara za Nyambo hari zabuze ku munsi w'ejo ku rukiko, ndetse zitaje no guterwa ivi kwa Nyambo. Simbavuga mu mazina kugira ngo hataba ibibazo ngo watuvuze, ariko abenshi murabazi. Nabonye ku munsi w'ejo umugore wa Junior Giti yarahari rwose, nawe yambaye neza cyane, yambaye agakanzu keza ndetse n'abana be. Ni Nyambo ukunzwe n'imiryango itandukanye yo mu Rwanda. Ni Nyambo rwose nabwira ngo congratulation Banyarwanda,
badukurikiye muri hanze y'u Rwanda, Nyambo mwifurize urwo rwiza, Imana izamwubakire, Imana izamuhe byose, Imana izamuhe amafaranga ndetse no gutunganirwa, kubera ko ni umwana w'Abanyarwanda ukunda Abanyarwanda, ufasha impano nyarwanda. Muri make Nyambo, congratulation Nyambo, waduhaye ibyishimo ariko ushatse n'umugabo mwiza ugukwiriye. Abandi ati ese ayiti kuvuze ngo Nyambo waduhaye ibyishimo, aba besto bimeze biti? Ibyo ba besto Nyambo yari babwiye ati njyewe nari muri content, nago nari mu kazi, nari muri content, niyo mpamvu ubona ko uwo twakoze content yo besto tutabanye. Mw'abantu mwe nabwiye ngo uzatereta umukobwa, numara kumutereta usanga kuko udafite gahunda, usanga baramutwaye. Ibi bintu byateye ngo by'ububesto byo muzabireke, kubera ko mushaka abakunzi babakwiriye, kuko uzaza ibintu by'ububesto haza umusore wakoze amafaranga, wakoze yitonze, ufite imico myiza, atwara umugore wawe, usigare nawe uririmba. Urwo ubonye ni Nyambo twakifuriza ibyiza ndetse no guhirwa. Ibyo ni byaranze ubukwe bwa Nyambo, ndako umurenge wa Nyambo, kubera ko byari byiza. Urumva ko no kwibwa byagiye mvugishwa cyane, kubera ko byandenze byishimo. Iyo wishimye uravugishwa. Reka rero Nyambo tumwifuriza ibyiza, Imana ikomeze ibane nawe muri byose. Nitwa IT channel ni Home Empire. Nyemerera ukore subscribe, ukore share, kugira ngo ujye ubona byinshi byiza bitandukanye. Hano iwacu tuvuga showbiz, tubaha ibiganiro bitandukanye, ndetse ni byinshi muzabona bitandukanye. Kora subscribe. Ciao ciao.